abo se waduhaye lift mota ahubwo se we nta makuru ya musaza wawe Rudomoro twaciye iminsi bagiye i Kigali uracyavuga Rudomoro wasize ducucuye utuntu twose Baramutse teacher. Baramutse neza. Yego. Mese kumbona uri nakambaraje bimeze bite? Nari ngiye hari ahirya guhaha ahubwo ngeze n'amahirwe ndakubonye wakwitumira amafi se hari ahirya ku gasantre. Ntuma nta kibazo. Hari umumama munini gutya wahoze ucuruza akabari. Asigaye acuruza amafi hari ahirya muri kara gasantre. Hahandi wa wundi ucururiza iruhande rwaho mama acururiza ibirungo. Noneho misengira n'amahirwe urahita unzaniraho n'ibirungo. Akera. Nta kibazo. Okay. Ndananiwe mpereza nisomera kuri ako kantu. tari nanjye cyaka cyari kinyishe Jeno none inkweto za nandi sinzi niba ahora ni ikirebe ukuntu none ya kecu naguze muri ha mafaranga reba ukuntu isa ndakanyaga. Ako nyine nta kundi ko baza kuyicafuza. ko wagira ngo ni cya cyaro kiwacu Mbese wumvaga Kigali ahantu hose hari kaburimbo urumva bishoboka niko nje narindi uri itaje ariko ngiye namaze kurengira kaburimbo hirangeze hano ndatungura nose yumbaza ngiye ko nahageze kare kubizi nani Kigali ahantu hose ntabwo hari kaburimbo reba hari hakurya biriya bizu byose wacu wigeze ubihabona se reka reba amataje iki byose nta hantu hose wagiye ubona ibintu by'ibitaje n'ibizu bigerekeranye wacu se wabibonye he cyakoze ikintu nabonye nakigeze mbone wacu izira modoka nabonye zigenda zikururana wewe wigeze ubona indabyo nk'izi ngizi sha nigeze zibona wacu yaba imodoka bitwara cya kimodoka giciyeho mu kanya kiriya gitwara lisansi urumva mu cyaro se wakibonye he lisansi wowe uretse kuyibona ahandi kuri santere bayicuruza mu kajerekani uza ahantu iva mva ngero ngubwire Rudomo ntago nongera guhagukana nabonye umumotari ubasha kutugeza aho tugomba kugira ayo nta mafaranga kurya shayo nta mafaranga ariko kurya amafaranga y'ihene zaso ubwo ni ari kukurya mbese narazigurishije ntago nakata ngo ndasubirayo sibyo uko bizagenda kose no Kigali yaje njyanjye nyamaze nyanywera rero ubimenye ahubwo somya nanjye icyaka kiri kugenda kingera sawa nawe ubundi Kigali ni twagezemo aha ngaho ubona ni Kigali aha ni Kigali iyi niyo ni Kigali reka iriya Kigali yo mu mataje hariya ntabwo ngenda ari kukwemera ko tuyigumamo kubera ko hariya baduhagaritse wabonye amataje twaharya iki twabibonye ariko hano twahatigita n'ibiraka hari ikintu utazi gukora hano baracyanubaka binaducanze n'ikiyede twagitigita Neste Rudomo mubaze mbaze hano hantu basara umuntu mwamuziranye uzabasha kuba waduha ako kazi hano rero maheruka kera nigeze kuhaza sinzi niba yabacyatuye kandi urabizi nta telefone nagiraga nanjye ndidage ariko urabona ko mpibuka ni muri zino karitsiye za hano hakurya byanze bikunze reba turamuhiga duhige n'akazi nitumubura ariko urabizi mani aho kugira ngo ngenze nzapfire mu cyaro ntabwo Kigali noneho ntabwo bizi mu cyaro ntabwo twemerewe kuba twasubirayo wowe usubirayo ntabwo nasubiraho ngewe banza reka nimba mfite imodoka mani tugiye kubiyemeraho yego ubu se wasubirayo reba ihene za so wibye reba ingurube z'iwacu najyanye wasubiraho ntibakwice se banakwica nanjye rero nzagerageza ku buryo nzaba inshuti n'abantu bo muri Kigali ku buryo nazigera asubira mu rugo nanjye nzasubiraho naragafashe mfite icyo mbarusha nta kundi ahubwo umugambi ni uwo naho twicara aha ngaha mpaka moto iciye aha ngaha nitubona moto niyo dutega byemaze no kuramana
ahubwo se waduhaye lift mota bariya abana barimo bakansha ijisho basaru wacura basi domoro nakajyungu none baba ari wacu nka tendere Mutipe Karasira uriya mutipe ndi kwata bwa mbere mubonye uriya mujama ni Karasira wa wundi wo ku gashara umwe wagiye kera kwa wa musaza yabaye motari ariko Kigali irakesha kandi ukuntu asigaye asa ndamwibuka ageze ibirenge bitambitse atazi nuko bambara inkweto vrema ahubwo noneho twe tuzagenda dufite indege reka tumusuhuze murezi yewe shaka Karasira dom salama mwa Karasi dore Karasira ndagapfa yewe Karasi iwomera yewe shaka yewe ni yewe agiungurisa reba n'urutabahagaze makanya Karasi makurusi Kigali Kigali ndakanya natwe twahasesekaye ndabibona mwana aha nayose tuje Kigali ushaka akazi Kigali cyara turabirambiwe wangu muri serious ntiwatureba ariko mwana siko mukina Kigali ubusa ninde ubahongoje mwana neza ubutwe twanze gusa nawe abesha byihorera twamenye amakuru ko umuntu yaje Kigali avuye mu cyaro ahita akira kandi nawe birigaragaza ko byihorera mwana ngo n'icyo rebera na telefone asigaye nawe ureba igitabo telefone mwana ibisanzwe ariko namwe ndabona muri abasitari mwana ubwo se bite mwana ni Kigali yanyu ukunze ko ndeba bawe muzungu Kigali nyine ni bya bindi tu ni ukucyucyo ubwonko turabukaranga Kigali mwana yarakize hafi mwana nawe uzabukire wirebe iki kimoto ni cyaza shahi mutenye natwe Yesu yangabije tu wewe nyiro ntunguze imodoka nzasubira mu cyaro to ugite nk'iyi iyi nzasubira mu cyaro yose sema Karibu mwiza. Yego mwaramutse. Mwaramutse neza. Ndashaka ikiro cy'amafi. Yego. Ya bitatu. Sawa. Okay. Ni mafi yawe ni meza. Yego. Sawa murakoze. Yego sinakwishyuye. Yego. Nta kibazo muzagaruke. Kandi muryoherwe. Yego murakoze. Yego. rukana kera cyane kuko nari ngarutse nje kubareba cyaje ucika ishuri ugahita wigenda wigendera mani mere yarakomeje kubona biburayi mani none ko ntabiburayi Kigali narinze ko twibagiye bitewe n'igihe tumaze utatubona rwose wapi mani ntabwo nabibagirwa muri amashumi yanjye sasa rero ngiye kudufasha kubona akazi yego nyine natwe twake nkuko watse sasa rero ubu nibwo tukigera harega reka mbabwire urabizi Rudomoro wari inshuti yanjye kuva kera ntubizi Kajyunguri nawe wari inshuti yanjye kuva kera nubwo banyura babasengera ariko hari akantu mwagaruyemo se keza oya munyihangane kamvuge gutya ariko hari ibintu mwakoze ariko mutatekerejeho iyi Kigali amakuru murayafite neza kandi sha jewe rero kambabwiza ukuri yewe Karasira ndagasumba uko ndeshyo utavuga gusubira mu cyaro ngese najyayo none none se mwana nageze nagutese nyine urumva hari umusaza witwa Kazitunga ujya ushora amakara hano i Kigali
twaramucunze mu gitondo cya kare saa 10 ashoye amakara ebana duparamira imodoka yiwe iratuzana iduta Nyabugogo. Kuva Nyabugogo rero kugera hano twateze tugera hara hirya ubundi tuzana amaguru kubera ko twari dufite amafaranga twajya dukorera dutsimba nuko twaje mana yaje gukira mana gura imodoka kazitunga yara ni umuherwe muri nawe urangurira abantu bose babacuruza hepfira ku isantere bose iyo yashoye amakara abashyira ibishyimbo imiceri ibiki byose niho barangurira ye baba mana nyagasani we uzi murarara hehe koko muri Kigali murarara hehe nyumvira karasira ni mama y'Imana nabura aho kurara se nakubonye uri umujama wanjye uraducumbikira uyu munsi araducumbikira nk'icyumweru cyose mu gihe cyose tugishaka akazi turaba tubi wawe tuzava uko twabonye akazi ubwo se waba utumariye iki nk'umwana w'iwacu hariya ntacyo waba utumariye kabisa uraducumbikira nk'icyumweru cyose akazi tuzaba tumaze kukabona urabona tugaburira kandi tugomba gusohoka ari uko tubonye akazi sisi twamubonye se iwacu nitakabona ntabwo tuzahaye ese yaba atumariye iki araducumbikira anatugaburire adufashe no gushaka akazi ahubwo agomba kubigira nk'ubushake tukabona hakiri kare nk'umujama wacu ariko shaka mutangiye kuzana mitatu yo mu cyaro koko mbibonye ibyo bintu si Kigali bibaho mwana kimwe cyose Kigali utunze abantu babiri mani nanjye ubwanjye ntishoboye icyakora ko muri inshuti zanjye nabo kandi n'amahirwe mugize undi motari tubana yagiye iwabo mu cyaro ntawe uhari ngiye kubacumbikira iri joro rimwe byonyine ejo nahita mujya gushaka geto yanyu kandi navuga my friend murarara muhekeranye kabisa kuko geto mbamo ewa ntabwo ihagije nabwo mugize amirwa muhungu musanga yagiye nahebye miteto yindi wapi ntacyo umunsi umwe se ukuntu naniwe ntacyo n'uwo munsi umwe ndawemera icyo tugusaba gusa ntacyo ejo uzadufasha guhiga inzu amafaranga duke dufite ariko inzu iciriritse natwe urabona ko nta kintu turiho iciriritse nk'iyangahe turaza kubivugana nimara kuruhuka sawa dutware rero tugeze bageze mu rugo muruhuke nuwe n'amazi nanjye ubwo ngubwo nabereka utuboro musigara mukora nsubire mu kazi unasanga mu ndagazo uraje kumenya na moto ariko kajyungura urira moto tugende mwana katugende wowe uricara imbere je ninge ko nambaye kino kigofero bakatwe aricara inyuma akunda bashobora ko ndeba ewa ntabwo tukibi amaje yankake urira ahubwo tugende ewa reka tugere se wowe kankuremo ntari nete zanjye reka nahamenekera yewe tahe moto ya tahe akishire ndagapfa afu ubu ntabwo nagenda meze gutya nitendetse gucyarira ibyo yewe maze nitwakoze ntabwo byemwara ntacyo twakoze n'umunyacyaro bwinshi cyane bakuba ndi Kigali mugabanye umunyacyaro mwana ntacyo shaka kugenda mwana muze namwe muyibone cyaho ubusitari buravuna ese kandi we ko nzi ko ugiye mu rugo ngurutse hano gukora iki mwarimu Kamariza yarantuye amafi hararuguru narinje no kugura ibirungo hano by'ibihumbi 2. ndizera ko wambwiye ko i Kigali atari ubwa mbere uhageze
Cye no bwa kabiri narimo akandagiye man. kandi uri kubona ni ahantu dufite ho kuba tuzabana ko wabigenze gute kwambwiye kare wo hasi. Urabona rero i Kigali haba abantu bita abakomisiyoneri. Komisiyoneri urabazi? Ndabazi babandi. Komisiyoneri ni abantu bagenda baranga amazu ibibanza bigurwa iki. Utabonye umukomisiyoneri i Kigali eba nta n'ikintu wazabona. Tugeze amahirwe rero nk'ubu ngubu tukamubona kandi muri aka gace ntabwo babura mu byanze bikunda ahantu hatuwe gutya ntabwo babura umukomisiyoneri. Ndabizi ko ari ubwa mbere ngeze aha ngaha ibyo ngibyo niwe ugomba kubigira ngo ubushake. Wereka tube dupoye aha ngaha n'ubundi ndabizi ko ntabwo hashira isaha hano nta muntu hanyuzeho umukomisiyoneri ndabizi. Nanjye reka ntegereze ndeko twabona. Reka twiturize nta birenze. Nitutahabona ndiryamira hano hakurya hino heza kubindaka. None tubonye nko muri ziriya karitsiye za hariya. ahubwo hariya Hariya harasa nyayenza cyane man. Urukereke ko nta bushobozi dufite. Birasaba akagoto gatoya ariko wenda keza. Wenda nka kariya. reka dutegereze turebe. Nta kibazo. mwana rega iriya barayifashe nese sinakubwiraga ngo ugenda uyishyura ukigira nabi ntibahise bayishyura se 60,000 watumye ntibona ya komisiyo wazi ko muzakiza abantu. Sawa mwana ntacyo ndaza kukujyana kuri ya yindi ya 30 ariko menya kuri bushyiraho akantu rwose uriya muwe nta kintu ahemba na gitoya nubwo n'uri bumpembe. Sawa Imana ziko tugize umuntu avuga ibintu byo guherwa no kurangira. Mva mama. Mwiriwe. Umukomisiyoneri. yego ndiwe Turashaka inzu yo gukodesha. Idahenze cyane. ntiyangahe se We twereke amafaranga si ikibazo turavugana iyo dushima nta kibazo. Yewe twereke turayishima turakwishyura bitewe n'uko tumeze. Nta kibazo. ahubwo we twereke iyo nzu tubanze tuyirebe tumenye ngo se turaza Dupfa kubona aho kuba gusa. aka ni akazi tumenyereye mwa basore mwe mutirwa munyirukankishiriza ubusa muze mbereka amazu ndayafite. We twereke nta kibazo. muze Tugende sha. Ahora atujyanye no muri ya karitsiye navugaga. Ndeba se shaka kuhurira ari nko kujya mu ijuru ubundi. aha ni se bitewe n'umuntu nifitiye noneho ndazamuka. Kajyongoreye inzu ni nziza reba amasha. Zikirimo n'amakara. Wapi mwana uko mbonye mo n'agaprofo. Inakinze neza byadaje. Nangaye. iyi ngiyi ni 50,000 kandi ukishyura amezi 5. Ngo ni 250. Umuheze se Ibihumbi izina ry'Imana aho hose ndayatunga. Tuvuye mu cyaro vuba. ndeba se mudasaba bavuye mu cyaro. Nyine nuko urumva abasore bo mu cyaro baba bishyize ku byangwe. Ariko nibwo tukiza tumaze iminsi mikeya inaha amutete wari uducumbikiye. Okay ntababeshye kuko mwambwiye ko muri bumpembe nabizi ntabwo tujya dukora ubuntu twebwe. Yego ndabizi. Iyi nzu amake ni 30,000 kandi mukishyura amezi 3. Niyo gahunda ubwo ni mu bitekerezo mpamagare nyiri inzu kumwishyura. Korana amasezerano. Usigaranye ngahe hano? Iyi nzu ndabona ari nziza cyane. Sinzi niba ndagicika tuzabona inzu muri iyi ngiyi nziza. Ibyo bihumbi byose wabibona Mu mufuka asigaranye mu 5,000 sinzi niba we amafaranga arabifashe. ese si ibihumbi 6 byonyine nese tuzayibamo turya ubusa. 6,000 mu bihumbi 90 urumva byavamo birabasha kuvamo. ahubwo tugende atwereke iyi makeya. atwereke Tuzabasha kwishyura. Gende rwose tumukurikira atwereke indi ya make. Bananiye ikigaragara nta mafaranga mufite. Twereke ya make rwose. Ngiye kubereka indi ya makeya ikiriho nuko nkora akazi nkakarangiza mu kanya. Ariko ko tuguhembara Inzogiye kutwereka nitunanira. Ndizera ko nawe ahita acika intege atazongera kutwereka indi nzu. kutwereka ya 20 none ubuse ntatweretse ya 30. Aturebe. Zebereka inzu sinzi umushaka se. Yego kubona aho ndambika umusaya. Ubona ino nzu ifite imbuga nziza. Mbona ifite ahantu yakwicarira nkamwe. Ngaho wanahacururiza ndagapfa ni ku muhanda. Aha wacuruza ibintu bikagenda 18. Uko rwose Bino ntari itagira n'ikirahure mwa. reba inzu ukuntu ingana kuvanuka inara ku muhanda. Cyakora cyo ni kinini da. 18 rwose. Nepfiriya hose igerayo. Yego. Yamaye gasenyoshe twataramye none se ko mbona Ngaho twatuza nabo abatipe bose. Wacumbikiramo n'abandi. Gira
ushaka gusoza none akazi 18 ni menshi cyane pe. natugabanyiriza Umva none se ibihumbi 5 n'amafaranga dufite pe. nibyo mugiye kwirirwa munyitwakanyiriza Ese ubu ntiwahitondera 5 inzu y'ibihumbi 5 Yego. ni ikiraro cy'inkoko none dukeneye inzu yo kubamo rega noneho aho tugeze ubu ntabwo turi kwita ku bwiza bwe dufite ibihumbi 5 pe imbere n'inyuma turengeje 5 ntabwo twabona amafaranga yandi tuzarya icyiza rero twebwe ntabwo turi kwita ku bwiza bw'inzu twereka inzu ipfa kubitava kandi umuntu yaryamamo ibyo bindi nitumara kuzamuka mu bushobozi tuzaguhamagara utwereka indi nzu irenze igeze ku bushobozi tugezeho twe dufite ibihumbi 5 cyakora koko akanakumira ibihumbi 5 ubu se ko numva mumbwira ngo ibihumbi 5 muri bunyishyura ngahe mureke nze mbereke nze mbajyane handi hari yanzu yenda gusenyuka n'ubundi kuko ndabona mwaramaze gupfa mu bwonko ibihumbi 5 ahantu h'abasore babiri tugende mbereke mbereke dore dusa nkaho tuhageze ahantu se ko none Paris mba Kigali pe inzu ngiyi urabona ko iteyeho n'aya mateke n'ayaje umuntu uberamo hano arisarurira rwose nyiraho nta bibazo ajya agira cyakora cyo shaka ya 5 uzamuryama iyi ngiyi ngo urashaka amangahe ibihumbi 5 mukishyura amezi abiri ariko ndizera ko itava ntabwo iva heza wagushaka era gushaka ibitava waguma mu cyaro wa mwana we ni Kigali nta mikino twebwe byaho kugira ngo derigene here nzenguruka ibihumbi 5 turabiguha tubona aho kuryama kandi ari amezi abiri rwose ibihumbi 10 nyirayo mutwingingire rwose andi tuzayamubonera mu gihe gito gishoboka rega ntabwo turatangira akazi nawe urabona ko nibwo tugishyika ino ayo ngayo nayo twizigamye tukiri mu cyaro mu gihe gito gishoboka rero turaba twuboneye n'ayandi rega dushobora no guhita noneho tuzamwishyura nk'amezi 5 mutwingingira twebwe tubone kurara tuzamwishyura nidutangira gukora hari n'igihe twanakubwira noneho ukadushakira bya bindi bita departement tugatangira kuba muri departement utu tuzu twa feke tukatureka ariko aha naho tuba dupoye mu minsi mikeya ntako mutwingingire rwose akarakomero koko ariko ubwo ubundi umuntu wabashutse ngo mwiyizire muri no Kigali ntari wabanje kubitekereza rege Kigali ngo haba akazi ni muzi bakaranga kuko yadukaranze yagukaranga muri Kigali nuko uba ufite akazi oya yagukaranga ugasa neza gutya turacyanyine ahubwo Kigali yaraguhiriye sinzi banza ari naho uvuka ahubwo niwe tugomba kureba ukaturangira naho twabasha gukora kugira ngo maze rero tuve muri byinshi uyu muntu nyiri inzu ubwo nimugoroba turamwishyura ngiye kumubingingira ni impuhengiza kuko nanjye ndeba muri banyakwikira sinzi aho uzajya abwira nanjye ngeze nimero kawe turebe cyangwa niya nyiri inzu nayo ya nyiri inzu se iryo kosa ntabwo tujya turikora nuko mugiye kujya mubara se komisiyoneri ndaza kuguhamagara tuze kwishyura ubwo kandi urakoze turaza kuba tubireba kuko abantu nkamwe ndabamenyereye aka ni akazi duhoramo buri munsi twebwe rega ntabwo ari ibintu sawa yewe murakoze cyane rwose igihe mushaka ntabwo ari ibyo bashaka ubonye ubwo nyine idasa neza nk'ukuntu turi amaji nyine ntahitaniye na zimwe z'iwacu si neza bitewe n'ubushobozi dufite Kigali umenya itangiye twabonye akazi sibyo tuzakodesha nk'ayandi yatweretse Kigali tuzayishobora ariko ntacyo tuzashobora ubwo tubanya kuryama akazi sha natwe rero tuzaza dufite imodoka ntacyo reka tugende turaza kumwishyura nimugoroba shaka jungu umunaniro uzi ko buragiye mpagurutse hariya ku gasima izuba rimennye impanga mwayibonye se nibi bya Kigali bituma ahubwo ngiye byanunze iwacu mu cyaro izi saha nabaga mvuye gutoragura avoka nkahita nkura n'ikijumba cyambatama amacibiri yaraje hasi hamwe kimwe kiba cyabatamye hasi mu isafuriya nkaba ndagihubuje mucunze ku jisho navoka mvuye gutoragura harya kwa Karisiti none ndeberesa reba isaha zigeze uwanzanye i Kigali Rudomoro wabyore ko ngiye nari nzi ko ku ndege ari ukuza nkajya mu ndege
ntabwo nari nzi ko ari kuza nkahagara hano Wabeshya wowe wabigecuza. Waje Kigali suzi kuzaza kuyobora etaje. ntabwo se iki kintu bakita ngo iki Iyi ni posoro. ni poso Igitiyo nyine. bayikoresha gutya se Wumvaga nkubwira ngo tujye ku ndege noneho kumva tugiye njye nari Kanombe. nzi ko turi ujye mu ndege nanjye nkahagara Aha dutegereje uwaduha akazi k'ubuyede. tuhera isero domoro Asubira mu cyaro. iyi ndege iraza kugura kuri kuvuga koko Nese uyu amasaha bayanga. nibera amasaha yakoze izuba ryavengerera nanyishe sha biracyakomeje kugorana ceceka njye nihanganye nabuze ukuntu nabigira no kwagira uri kubona nifashe Ari imbazi se ngo kabone niwe. kabona se Ndako ndebe inzara ibishe mukitugeraho. Iyo muza kuba mumaze iminsi nkuko tuyimazeho umwana. Mwana mwirashe. Mwirashe rwose. Nari nzi ko Kigali ari paradiso. Eka Nabonaga biriya biturirwa nkagira ngo abantu bose babaha baranezerewe. ari abakire mwana. Uzi ko nabonye imodoka ziri Nyabugogo. Numva ko buri muturarwanda wese ubi Kigali atunze imodoka. wabyere ko njye nabonye imodoka ihetse ndahubwo ngatungurwa njye ntabwo nari nzi ko nzabibona Ntabwo nari nzi ko ubu buzima nzabubamo vraiment. Nta dusubire mu cyaro. aho kugira ngo usubire mu cyaro ni neza papa nagurishije arinde ubwo yanyicura musaza uramuzi ko nta mikino agira njye nzakomeza nihiringe nzasubira mu rugo kwa papa ariko nanjye naguze imodoka ahubwo mugurire ihene ziruta za zindi natwaye Ariko ikintu kiri kungarurira icyizere ni iki ngiki. Uribuka imvunja Karasira yararwaye. ndazibuka siyatuguranye moto None se ntwahuye atwaye moto. twarahuye Ni gute ngiye ntazatunga imodoka? uko ubizi yigeze gutanga kwambara bodaboda hari bodaboda yagiraga nagendeshaga ibirenge Wasanga rero ubuzima budukarangiye muri aka gace. Ariko wajya nk'inyamirambo yahita bumukira. iki kintu ariko mbere ngifashe Bwa mbere ugifashe Niba nabasha no kugikoresha. abandi bajaga ntibababonye. nababonye Hari umutipe noneho wansuhuje ngira ngo arankandagiye. Ikiganza cyajemo imyate. Ibi bitugu biraje bijyeho sima. Isima agafukura kaza. maye nkasenye bigozi twataramye sawa natwe bizatugeraho se Ngaho bireke none. nabireka tukabaho gute Rero reka dufate umwanzuro. Njyaho kugira ngo nkomeze nicara aha ngaha nicira isazi mu jisho. Fasha umwanzuro. Ngiye guteka imitwe. Ubwenge ndabuzi. Nubona nongeye kugaruka kuri ino ndege. Uzangaye. Ngiye guteka imitwe. iyo mitwe izaguhira Jewe, iyo mitwe izaguhira jewe. Ariko wibagiwe ko no mu cyaro ngeyo nawo gukarangiraga utanywaga amazi. vande ntabwo nguciye intege Haguruka nyine tugerageze Haguruka dutayesha. Ntabwo nzakora imirimo y'imbaraga ngiye nkomeje kwicara hano izuba n'ukuntu mbona rimeze ryanatsinda hano nijoro nifitiye reka tugende tujye gushakisha n'ubwonko mfite. dore ko Ntabwo nze. Ubona nongeye gufata iki kintagaza iki. Eto. Ntacyo nzongera gufata. Nzateka imitwe mpaka. Kandi nzabaho. Ntacyo. Umva. tugiye tukagashyira mu nzu imitwe yakwanga se ukazunya tugakenera Toragura ujyane njye ntacyo nakwikorera. Kandi ndanagiye. domo ntabwo nabisiga ariko Cyane wenda uragurisha. Numvise hari abavuga ngo ya byuma bishaje tubigure. Ubwo bigurishe ku nyuma. nuko bimeze Wenda urakuramo ayo kure. Ndagiye sha. Nagiye nzateka imitwe kandi nzabaho. Nungutse umuvuno mushyashya. Ubu nuvuga ngo tugiye kujya twifata neza. Tubyuke mu gitondo, ukarabe, duhanagure inkweto, twambare imyenda myiza. Tugende mu nkengero z'umujyi uriyo mu mirenge y'ibyaro ariko byo muri Kigali. Twigize abayobozi. Aho dusanze bubaka nta cyangombwa baduha ruswa. Aho dusanze agakantine tubiyenzeho yuko batujuje ibisabwa n'isuku n'iki byose tubandike tubaca amande. Aho dusanze nta cyapa cy'imisoro tubabaza impamvu ntacyo nibajijinganye tubaca amande. Hanyuma yose tuyakusanye mu minsi mike tuzatubaye abakire. Dio muceceka urabizi neza sibyo abayobozi baba bazwi kandi urabizi turi bashyashya muri uwo mujyi wa Kigali tuzabigenza gute tutazwi kandi abayobozi baba bazwi n'abaturage babo ahubwo ntibazadufunga ahubwo niwo muvuno kuba turi bashyashya mu nkengero z'umujyi munini n'imirenge y'ibyaro
uba usanga umuyobozi wo ku murenge nka gitifu w'umurenge hari abaturage baba batamuzi, komanda wa polisi ntawe umuzi, komanda wa daso ntawe umuzi, komanda w'abasirikare ntawe ubamuzi. Noneho ubwo wowe turi ukuntu tuzabigenza rero njyewe ngiye kwigira komanda uhagarariye polisi mu murenge runaka. Noneho nawe ubwo nawe uzigira wenda nk'uwa daso cyangwa se wenda ushinzwe isuku n'isukura muri uwo murenge. Hanyuma ngiye nzajya mbyuka tugende dufate registre cyangwa se ikindi kintu twandikamo. Tugera ahantu bagifitemo icyaro nka kimwe cy'iwacu, abo nibo tuzajya twiyenzaho bakamafaranga. Domoro singuciye intege, ariko igihe tugiye kwinjiramo tutabizira tuzabigira nk'amahirwe, ariko dushobora gufungwa. Gufungwa urabyanga neza, tukabanza tugatekereza icyo gukora, turaza kubiganira. Urumva hari ahandi amafaranga yafashe. Singuciye intege urabizi, niwo zi Kigali. Kigali ndayizi ma. Tuzabikora nzi neza ko tuzaba. Ahubwo mbaza uti tuzajya tuhagera gute? Ko tubizaje bisaba kuzenguruka cyane. Ndabyumva. Aha. Turashaka moto. Nge urabizi ko tukiba no mu cyaro nari nzi moto. Ndabizi. Turashaka ahantu dukodesha moto. Hanyuma tujye tugenda none niba natubona ku kimoto hagati babantu n'abayobozi b'Imana. None ndabyumvisha. Kubera yuko iyo mirenge yose twe tutayizi, iyo mirenge y'ibyaro. Wa mutipe Karasira kozi kakorera muri uno mujyi buriya abamotari nta hantu baba batazi. Yego. Reka turebe Karasira tumuha akazi ajye dutwara. Nitumubwira ngo dushaka kujya mu cyaro iki niki. Namenye inaha rero imirenge y'ibyaro nayimenye mu karere ka Gasabo wa Murezi. Aho kwaki. Hari ahitwa Nginduba. Hari ahitwa Ngibumbogo. Hari ahitwa Ngirutunga. Naho hose ni imirenge maze kumenya. Aho hari abaturage bagihumirije kubatuburira biremewe. Kigaragara cyo no ko mbona Kigali yizi. Ndakurenze ma. Turi kuvuga nge naho. We nta naho zima. Twajye tumuhemba ngahe ku kwezi ndatugeza aho. Karasira. Ko ndabizi mu butubuzi. Hari uwo tuzacisha dusanze yubakishije ibintu by'ibikarakara nta n'icyango. Nijya zanarenga. Hari uwo tuzaca 300. Hari uwo tuzaca 500. Ubwo turakiza. Ubwo nyine ninjye. Yes. Ugahita yes afande. Ugahita ubimenya nyine. Nabyumva. Tugende rero sasa. Kaniro akabaga kanjye. Tugiye kureba nde? Karasira. Karasira turebe yuko turamuha amashene hahandi. Turayamuha. Hano rero ko ntazakira. Kumira cyane. Sanze ko warugiye. Nari ngiye ndimo Yangiza amahirwe atagira uko asa. Yego. Sasa rero hari ikintu cy'ingenzi. Yego. Sasa rero icyo nagushakiraga. Yego. Urabona nge na wa mutipe Kajyunguri ndabibuka. Aha. Nyuma y'igihe kirekire tutabonana rero buri. Yego. Byaje gucamo tu? Yego. Ndabibona ariko kuvuga ngo twaje kubona akazi muri ministeri. Ministeri? Ministeri nziza cyangwa indi ministeri yawe? Sha. Ubu twaje kubona akazi. Ministeri yaduhaye akazi. Yego. Gateye gutyo. Tugiye kujya tuzenguruka imirenge yose. Imirenge yose y'ibyaro yo muri uyu mujyi wa Kigali. Dukora ikirero sasa. Yego. Ntango twebwe tuzajya tureba amazu y'ubucuruzi. Yego. Ayo mazu y'ubucuruzi turebe ko yujuje ibyangombwa. Yego. Abayacururizamo bafite tini namba. Yego. Abayacururizamo bakoresha Momo Pay. Yego. Abayacururizamo bagira ipatante. Yego. Hanyuma turebe isuku yabo iremewe. Yego. Mbese ibyo byose tugenzure buri kimwe cyose muri iyo mirenge. Hanyuma rero icyo nagushakiraga ni iki ngiki. Urumva bizadusaba kugira gute kwideplace. Yego birumvikana. Iyi moto yawe rero niyo nagira ngo uyidukodeshe tujye tuyitwara tuyigendeho muri ibyo bikorwa byose. None se mwana wa mama nabizi twarabyirukanye kuva kera. Yego. Nibyo nakubwiraga ejo muri duhura nkubwira uko gahunda z'ubuzima bwa Kigali bumeze. Ahubwo hari ikindi ntakubwiye uziko naje kubona provisoire. Nakwigiyeho rwose ubu ngubu. Ushimwe pe. Naje kubona provisoire ubu ngubu. Yego. Niyo mpamvu nyine ubwo urumva na moto narayimenye. Yego. Ubwo nagira ngo nyine uyitukodesha. Bakodesha. Tujye twitwara. Noneho provisoire itandukanye na perimi. Yo kugenda mw'iyi minsi mw'iyi mihanda. Nayiba yanditseho perimi. Reka da. Cyane ko mwambwiye yuko muri gushaka iterambere ryose nk'abantu bavuye mu cyaro. Yego. Perime kuyibona ni byiza. Yego. No kubona akazi ni byiza. Ariko igihagarara ibindi byose. Iyi moto ntiwayicaraho. Nuvuga ngo icyo usabwa.
abona irangamuntu ibyo ntacyo mu minsi mike ndaba nayibonye urasabwa ibi hanyuma rero twe kujya kure cyane ubwo nabyumvise icyo bisaba numvise ngo hasigaye hazamo n'igifungo n'ibiki noneho my friend noneho niba kuyimpa ngo nitware bidashoboka ahubwo wowe reka tugukodeshe hanyuma wowe ujye udutwara muri munsi uko tugiye mu kazi udutware hanyuma wowe tuguhembe ku kwezi natwe twahembe bo uraduca ngahe munyihanganire mbite Rudomoro niko tuziranye yego niko bimeze ariko ubu tuvugana hari ikintu kigezweho muri iyi minsi ubu turi kugendana n'igihe kandi n'amafaranga igihe n'amafaranga ihutishe nanjye ubu ngubu igihe n'amafaranga reka nkubwire muri aya magambo yego moto munkodesheje nkagenda nkabageza kuri tere ugahita mujya muri gahunda zanyu wowe ukaza kugaruka kudutwara dusoje akazi icya mbere muri bangahe turi babiri wowe na Kajungu yego nawe yaje kugafata ntago ko nawe akora muri ministeri turakorana kugira ngo ni ibintu byoroheje mwana ushimwe kabisa oya twe twaje gasubira mu ntara dusa nk'abaje kuri commande reka ubundi twaje muri umva nakera nakara ariko urabizi ko twari tuzi ubwenge oya ndabizi nta nubwo nanakubwiye twavuye muri dusigaye tuba hakurya za Kinyinya uwo duca amafaranga si ikibazo ministeri ihemba neza muri ministeri mba mufite amafaranga so twikiba tujya mu kazi menshi cyane mbo okay reka tubyihorere muzajya munywera full tank ni ibihumbi 26,400 muzajya murampa ibihumbi 150 nawe yaba ari menshi reka tubibare gutya aya uzajya winywera na essence uzajya ututwara iminota nka 30 tugeze ku kazi uze kugaruka nimugoroba udutware gusa nta kindi ntabwo uzirirwa uzengurukana natwe ese wabuza agaciro ka moto mwana oya agaciro ka moto ntabwo nje kuyigura rero nyine tega nkubaze banza unyumve abantu ugiye gutwara nibazima si imirambo hahenda umurambo turaguye mu 60 bo reka nkubwire rero Rudomoro mushuti wanjye sha sinyitwa Rudomoro mwana wa mama byo nibyo wanyu mu cyaro munyihanganire ariko ubu tuganira muransaba bro yego nzi kugusaba ntacyo yego nta kibazo yego ibihumbi 70 murayama ntabwo muyama amafaranga turayaguha amafaranga si ikibazo ministeri se nkorera ihemba mukanye ndaje ubwo kanyuraje si warugiye mu kazi se mbona ngiye mu kazi nabyo nkubwira rero usanze reka ndebe mugenzi wanjye bushyushya moto noneho andi macusha moto reka nanjye wowe uratugeza ibu aho umurenge wa Bumbogo utangirira ibi umurenge wa Bumbogo wigendere none se twanze ko essence ari yande hari ugo ako nizajya mbona yagabanyutse yego nanjye kuri tere nshobora gukurayo amafaranga nkakongera muri iyo furutanka nakunywera hano okay sawa amafaranga reka ahubwo reka nitegure reka manabura gakweto reba ukuntu gasa nkacafuze ndaje maze kuba umugabo shaho we reba inkweto nsigaye nambara ma imperi zirakize aya sha wese ko wakize imvunja ma yewe mara byarakunze bro akuni nawe imvunja za shaho we inshuti y'imbwa murafunganwa shaho we gahinda kisha gahinja koko muri benzu za bunyirya kugenda ubona shaho we tangira unkoreshe sawa 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 karasire kamera have kamera bite mademoiselle ndabona rero hano ufite ubucuruzi bwiza hano yewe nitwa James ndi umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro turi muri gahunda yo kureba niba mwubahiriza gahunda za leta zo gutanga imisoro uko bikwiye wanyereka ipatante patante rero uranyihanganira ntabwo bifite umaze igihe kingana icyo ucuruza ukwezi ufite tini namba uko muyobozi nawe si ibingibi nta muntu n'umwe wemerewe gufungura umuryango w'ubucuruzi muri kino gihugu cyacu adafite ibyangombwa bimwemerera gucuruza ibyangombwa by'ubucuruzi bigizwe n'iki bigizwe n'ipatante tini namba ufite momo pay turi muri gahunda ya cashless system cashless ni uburyo bwo guhanahana amafaranga dukoresheje ikoranabuhanga ubu bakwishyura mu ntoki ayo mafaranga ntago akemewe akwirakwiza ibyorezo none se muyobozi wenda nyihangana ntago wenda narembizi ariko se ubu ngubu gucuruza ubunyobwa isombe byo najya gufungura utanga facture se y'iki muyobozi facture ya IBM nta muntu n'umwe wemerewe kugura ikintu atakwatse facture ya IBM buryo nacuruza n'isombe uko nukunyereza imisoro ndagufungira wowe ntabwo wemerewe gucuruza nta cyangombwa na kimwe ufite ndagufungira wowe nta kabuza
wambabariye koko. Wenda kubabarira gute se? Uwantumye basi mbabarira ungirire mu none uwantumye ndamubwira yuko kuri tele nagiye nta munyamakosa nasanze kandi nakubonye. Reka nza n'ingufuri hari. Nukuri mbabarira. Hanyuma wo kabyara mbabarira. Reka nza n'ingufuri. Mbabarira nuko. Jya kwishura imisoro. Nese ndabyishira ndamenya ababyeyi basi nsobanurira. Ni ukuvuga ngo hano urasabwa ipatante y'ibihumbi 60. Si 60 ubu koko nawe nkanawe ubu si botike ibihumbi 60. Ariko wakinguye umuryango ntabwo wari wemerewe gukingura udasora. Ibikorwa byose by'ubucuruzi bigomba gutanga imisoro n'amahoro. Ariko hano rero ubuyobozi mutwigisha ko tugomba kwihangira. Hano twarabemereye. Ugakora amaboko mu mifuka. Hano ikigo cy'imisoro n'amahoro twaraborohereje. Hano musora ayitwa amahoro yeguriwe uturere. Ayo mahoro rero ni patante y'ibihumbi 60 umwaka wose. Haruko tutabagize. Hanyuma kandi bakabitanga facture. Ese ubu ngubu ibi bintu ucuruza yawa data we. Kwanza n'ibintu ujure n'ubuziranenge ndebera. Uratinyuka wowe. Uratinyuka ugaha abantu poivro zatangiye kunona. Zaramoze. Umuyobozi nawe. Ubu uri muraroga. Oya ntago ndi kuroga none se wasanga n'izindagara. Tawe. Ahubwo ndanagufunga ho. Wowe ndanagufunga nta bindi. Babarira nukuri mbabarira. Oya nakubabarira ndakwinga. Reka nza n'ingufuri. Ahubwo ndanagutwara singusigaho. None ko mwokabyara niko nigenze ndazibanga nzerekeza hehe ubu ngubu aha ngaha niho nikuriraga igihombo none ngo bagiye kumfungira ubuse kuko mwana we rero nakumvisha igihe ahere bitatu urabizi neza ko ari n'umuyobozi nkuriye sibyo nukomeza kumugora kubera ko nkuriye ashobora kuba yamera kujyana kugufunga none nawe ugiye kumfunga wapi ufite amafaranga ngo mu kwingingire turebe ko yatuza nta mafaranga namwe n'umuco inkoni zamba mbabari reka nkwereke niya gucumbi 60 n'ibihumbi 30 byose ibihumbi 30 byose ubusuro nutabimuha icyemeza ari umece kujyana kumurenyera kujyana kugufunga uzavayo utanze ararenza amafaranga ese koko nawe wokabyara we wenda so bwa mbere ngubonye ubwo kurabona ubunyobwa n'izi ndagara ege impamvu ibintu ucuruza ntabwo byemewe yakubwiye ko bimwe byapfuye ntabwo byapfuye ndeba iyi sombe ubu isambe ravamo ibyo 30 umva rero bikomeza kutugora sibyo ibyo bwanza rero no kujyana kumurenyera kujyana ahubwo ye watuza ukagenda gake ukamwira amafaranga ufite agira nka mwinginga akakureka sibyo nsabira imbabazi ukabyara wenda bamuramenyeranye sibyo mbabarira n'umuyobozi wanjye niwo nkuriye yego ndabyemera gena umunsi abira imbabazi basi muhibumbi 10 okay kanyere mwinginga nabyemera ndaza musobanurira basi mbabarira n'ukuri ugenda umunsi abira imbabazi sare kamwegere mwinginga abantu bacuruza nta byangombwa nta kintu bashaka gusora ambwira iki umugore nk'uyu udashaka kumva uziko nasanze acuruza n'indagara zitagira imiti nanjye nabibonye negeremwe ndirebera ariko twaganiriye gira impuhwe ibihumbi 10 yabyemeye ugenda bari byo umwihanganire nawe ariko yakwiteza imbere ibihumbi 10 surumva twakuramo iki tuzagerageza tuzabyo uko yari ariko ibihumbi 10 mabare nawe atera imbere nk'abandi bose oya ndahafunga umuvanye gute nyine ndabyumva nyine ibyo uri kumbwira nanabyemeye rwose ni byiza aho kugira ngo baguca amande y'ibihumbi 60 ufite angahe aho ngaho ibihumbi 10 simbwira ngo wowe ufite udufaranga twa nta kigenda twanyu tw'intica ntikize ubu nitwo tugiye gutuma leta koko yantumye ariko ntacyo oya wowe humura ndabikurikirana bose mbabarira ariko byiteho ndabyitaho nazira ndagara zacitse imitwe nabonye ucuruza nzanye nzima ariko nawe sawa ucuruze neza sha ubunguke ujye uhora ubana menshi umpa urakoze akora umupadiri wamubonye uriya mupadiri w'urubyiruko baduhaye umva arigisha namukunze cyane
ahubwo umva yanyigishisha ndishimye. Ako reka twicarire hano. Numva nari nananiwe ubundi. Sana si kunzirara. Aya ntacyo. Ndajya ariko twicarane. Undi ariko nagwada. Si wese munini nyine nakundi. Ndetse icyo wanshimiye. Uriya mupadiri rero nanjye namukunze ahubwo tuzagira amahirwe aba ariwe dusezeranya muri mariage yacu. Ako se ibyo bintu saa sita na nimugoroba iyo tuvuganye kuri phone ntibyumvugisha umbwiye. Nakubwiye mariage yacu se n'ukuntu mba mbitegereje umunsi sinzi uzarota igeze. Banzo uwo munsi utegereje nkuko dutegereje Yezu na. Hari umunsi uzagera ngafata icyemezo ngapfukama. Nkavuga amagambo akomeye imbere y'Imana n'abantu. Urumva ubwo rero uwo munsi nawe ushyire muri ubwo nanjye ndawutegereje ahubwo bishyiremo agatezi. Njye mfitemo imbaraga ibyo nkora byose ndi kubikorera uriya munsi. Ahubwo se we nta makuru ya musaza wawe Rudomoro twaciyemo iminsi bagiye i Kigali? Uracyavuga Rudomoro wasize aducucuye utuntu twose? Ariko koko ubu yaragiye aricecekera habe no kubabwira ati byibura byagenze gutya mu mbabarire. Hari umushuti we rero umaze iminsi avuye i Kigali rero yasize yo mukuru we naramwegereye ndamuvugisha nyine arambwira ngo bameze neza aho bari, ariko ubwo we nta numero ye dufite rero siko yagiye na telefone afite. Niba yarageze i Kigali akagura telefone ntabwo tubizi pe, ahubwo nasubirayo tuzagerageza buryo ki tumubaza azaduhe nomero tujye tuvugana nawe. Bameze neza se byibura ba Rudomoro ari i Kigali bagiye? Gukomana ngo barakize ngo basigara abayobozi, niba ari ukutubeshye ntabwo tubizi natwe. Ahubwo nitugiye ubu Rudomoro yarakize nese ko uwo munaba ariko abatubwira turabizi. Ako nimba baragezeyo bigakunda bagahirwa ni umugisha, nubwo mubabaye ko basize babacucuye nibagerayo bikagenda neza ndabizi bazagaruka bizagenda neza nta kibazo. Umva ibintu papa yavuze nuko abari amabanga yo mu rugo. Ese ubwo mumishiki kandi oya naba nangiye kare naba nangiye kare aya mabanga yawe na papa wawe rero ukabahisha amabanga umugabo. Nuse bagiye kwenge mukobwa wenyine afite umuhungu bangahe? Abakobwa na base ntawamenya ibyabo ntabwo wabijyamo. none se sheri rero tuganiriyeho ndumva nagenda nkaba nkurikirana iby'iriya nzu yanjye, hanyuma iby'inzu byarangira nkajya no kureba ziriya nyanya zanjye nazo nkazuhira kugira ngo mbone amafaranga dutegura ubukwe ibintu bimeze neza. Nta kibazo, ariko cyambere nuko tuba dufite imishinga izaduteza imbere mu rugo rwacu kandi ubujya umundamo utabikomeza ntabwo nzabyemera. Ngewe hari ukuntu abasore batereta abakobwa bakiri iwabo bamara kubashyitsa mu rugo ugasanga ari kumutesha agaciro kandi uzi ko twakumenya. Ese ubu ubona njye nagutesha agaciro koko? Uzi ko n'ubu nanjye nakabaye naragiye i Kigali nari mfite ibyo bitekerezo, ariko ntabwo nigeze njya i Kigali kugira ngo wowe macibiri wanjye ugume wibera uwanjye. Reka tubishyiremo imbaraga urukundo rwacu, gusa uyu munsi wumve ngo ndishimye cyane bimvuye ku mutima. Mva nanjye guhora tuvugana kuri telefone tudahura twihisha buri munsi ngo tuzadutegereza misi ihumuje, namva amaze kubirambira. Ni ukugabanya imirimo y'iwanyu tukajya duhura kenshi. Sawa rero reka ngende sheri. Ese ahubwo ntabwo tugenda gutya, tugenda inkweto zigeze hirya gakeya. Ko ndabanguka da uribuka ko za ngurube za papa zikeneye. Hoya nta kibazo rwose tugenda. Mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Komere cyane mucuruzi. Twari tubasuye njye na mugenzi wanjye uriya. Njye nitwa James John. Ninjye ukuriye imisoro n'amahoro mu mujyi wa Kigali. Hanyuma uyu nawe yitwa Rodrigue. Mu rugaga rw'abacuruzi mu rwego rw'akarere ka Gasabo ashinzwe isuku n'isukura. Ni njyewe. Twari tubasuye rero iki tugenza n'iki ngiki.
amabwiriza agenga ubucuruzi kugira ngo barayabasobanurira inshuro nyinshi. Tuje kureba ufite ipatante? Dushobora gutangira ipatante ubucuruzi nta patante. Ufite imashini utangiraho IBM? Ubu ni ukuvuga ngo ibicuruzwa ucuruza byose ntabwo utanga fagitire. Hanyuma ibi bicuruzwa biri aha ngaha byose byujuje ubuziranenge? Ufite icyangombwa cya RSB? Icyangombwa ntacyo. Na FDA? Ibyo ngibyo byonyine bikwemera gucibwa amande mu buryo bukurikira. Iyo utangiye ubucuruzi nta patante tukagufata, amande ni 200,000. Hanyuma iyo utagira imashini ya IBM, iyo udatanga fagitire za IBM, amande ni 500,000. Hanyuma iyo utagira icyemezo cy'ubuziranenge, amande ni 300,000. Ubwo byose hamwe ni miliyoni tugiye kuguca. None kutabyubahirije? Ngiye gutangira gushaka. Oya nta kubishaka, kuki murindira ko twebwe inzego zo hejuru? Urabona umwanya umuntu aba yataye, murindira ko inzego zo hejuru zimanuka zikagera kuri uru rwego. Nibwo ngitangira. Nta essence se nakoresheje? Nibwo ngitangira pe. Hanyuma niba ari bwo gitangira ko ubundi umuntu agomba gutangira ubucuruzi, ugifungura umuryango, ujya gufungura umuryango watse ibyangombwa byose. Yego? Hanyuma ubwo mbabarira iki ndeka iki? N'umuzo muzasanga n'abakozi. Oya tuzagarurwa n'ihe essence se? Ubwo reka nshake ukuntu mafunga. Reka nguri ngufure hano nze mafunge. Nta none nta kunde. Ireba mucuruzi. Meze biteze. Ko nabonye akomeje kugora umuyobozi wanjye ikintu gisigaye no kujyana kugufunga. Ejo bundi hari umuntu twaciwe nawe bigenda gutya wenda agirirwa ubuntu baramubabarira. None wowe numvise ibintu byose akubajije nta kintu kimwe ufite. Kandi ibintu uri gucuruza sinzi nabi nemeye. Udakomeje kugorana ngabe yabasha kumbwira ko ngomba kujyana ku murenge. Watuje abo makiya wenda ukayamuha. Agenda ngamusobanurira hata kugira ngo agufungire. Numva akabyumva. Kuko nukomeza gutinda bitewe nuko nkuriye. Genda kujyana ku murenge bagufunge kandi uzava watanze harenze iyo patante. Wagenze gakiya akaba makeya njye ngajyana nkamwigisha ayo mafaranga ukayamuha hanyuma kugira ngo agufungire ugakomeza akazi kawe nkuko ushaka kwiteza imbere nk'abandi bose. Genda nyine umunyengengere. Hari utwo nararanye ucuruje. Nje kugenda mwinginga ariko ubutaha. Usamba bare ntituzonye kugaruka hano tuje kukwaka ibyo bisabwa byose. Tuzasanga ubyuzuje reka nyere numve ko yemera niyo mahirwe. Uburi se ufite nk'amafaranga ngahe ngo menye ko mwinginga hari aho mereye. Temu 30. 30 byonyine. Reka ngerageze ndebe. Mvuganye na mugenzi wanjye kugira ngo urabona ko nenzanye ingufuri zo kugufungira. Ariko wambwiye ko musabye imbabazi gatakamba cyane ko bari abo ku rwego rw'akarere rero bo baba bazi cyane bazi imbaraga nke zanyu agusaba imbabazi rero. Ariko imbabazi amataba masa ntasabire nk'igisigati ngira ngo hagiye mwumvikana. Hanyuma ayo mafaranga urafite? Ndayafite. Buretse. Harafite kuri telefone? Kuri telefone naho ndumva nyafite. Hanyuma rero niba uyafite kuri telefone, nge ntabwo ngenda mvunwa n'umutwaro w'amafaranga. Yashyire kuri ino nimero. Ibaruye kuri Rwabukwisi. Yego. Ubwo message ndayizaza kuyibona. Hanyuma rero ndagiye. Bira bintu byiteho bikurikirana. Hari abantu bagenda batwiyitirira hano hanze bambaye ubujire ntazi ukuntu busa. Abo bantu nuzajya ubabona ukibakubita amaso. Ujye uhita ukura urugi urwegekeho. Bari abantu ntabwo wamenye ibyabo. Bashobora no kuvamo abatubuzi sinzi njya numva ibyabo ngo baka imisoro ntabwo mbizi. Abantu ubona utamenyereye batari batwebwe. Ujye bagendera kuri buriya ntabwo baba abantu beza. Sawa rero ucuruze neza. Sawa. Ukomeze ucuruze wunguke kandi ujye utwitaho.